reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwese aho muri hatandukanye. Mwumva ikinyarwanda ndetse n'ikirundi n'ikinyamurenge mwese ndabasuhuje. Uyu munsi nagize amahirwe yo kuganira n'umukozi w'Imana Tonzi Uwitonze Clementine. Yatuganirije byinshi, ni ikiganiro kirambuye. Yatuganirije kuri konseri yakoze, yatuganirije ku ndirimbo yakoze Nshyashya na Kabaganza, yatuganirije kandi ku bana be abo abona bafite impano bashobora kuzakurikiza impano ye. Reka twumve ikiganiro na Tonzi twagiranye nawe. Uraho neza Paulin? Hobe cyane, iminsi myinshi, nishimiye kongera kumva ijwi ryawe. Karibu cyane, karibu wongere kora ibiganiro byiza. Iyo ni impano Imana yakwihereye, ubwo nyine ibintu ni uburyohe. Wambajije ngo gusohora indirimbo kenshi ngo nirihe banga. Ahubwo njyewe birantangaza ukuntu biba bigaragara ko umuntu asohora indirimbo kenshi. Kenshi nyine cyane iyo bigeze mu muziki nyine bisa nkaho hari amahame abaririmbyi bashyiriweho uko bagomba gukora n'icyo, ariko ubundi kuririmba cyangwa se kuramya Imana kuko nicyo gisata mbamo, kuyihimbaza nibwo buzima bwanjye. Ni ubuzima bwa buri munsi, ahubwo nuko nyine uburyo umuntu abikoramo wenda ubusohoka bukagera ku bantu, ubasha gusharinga cyangwa se gusangiza abantu binyuze mu bihangano biri recorded cyangwa se byaciye muri studio. Mba mbona ari biki ugereranyije n'ibyo mba naranditse cyangwa se nandika, cyangwa se ko nibwo buzima. Kubaho kwanjye ni ukuririmbira Imana, ni ukuyihimbaza, ni inspiration. Aho ngenda mba numva nyine nicyo mfite cyo gusharinga kandi cyiza kandi cyambereye ubuzima. Rero gusohora indirimbo kenshi, kumva ngo rimwe mu kwezi ukumva ibintu byacitse, ahubwo mba numva ari biki. Kuko Kristo yaravuze ngo mugende mwamamaze inkuru nziza. Inkuru nziza iyaba yasohokaga ahubwo buri segonda ikagenda yica inkuru mbi. Donc inkuru nziza ikaganza mbese inkuru nziza ikamamara. Mbishime Imana ko nibyo ibinshoboza, kuko ntabwo biba byoroshye muri industry tuba dukoreramo, ariko ndashima Imana kubinshoboza. Ikintera imbaraga nta kindi nuko nzi ko kubaho kwanjye ni Kristo, ibyo nkora byose niwe ubinshoboza. Ntamuririmbiye se, ntashimye se, ntasenze se, nibwo buzima, kuko kumenya Imana nibwo buzima. Numva mu kazi kandi wenda umuntu aba yirukankamo, ariko niho hantu nduhukira, niho hantu mbese nk'uko hari umuntu navuga ngo adashaka kuryama wenda atagiye muri gym cyangwa se adakoze ikintu iki atagiye ahantu, nanjye niko mba numva ngo wa mwanya nyine ntaririmbye, niyo aho ngenda nyine mba numva ari byo bintu nsabanamo n'Imana cyane kandi bimpa umunezero. Mba mbona iyo abantu bamwe navuga ibaze niba nkora gutya bikasa nkaho byacitse, ahubwo si ubwo kubera iki abaririmbyi bumva ko baririmba iteko. Iyo uri umunyamakuru ukora inkuru 2-3 ku munsi, iyo uri umucuruzi urarangura iduka rikuzura, kuki muri field se yo kuririmba nese indirimbo zitera abantu isesemi. Izo indirimbo nyinshi zigwa abantu nabi kubera uvuga ngo nyine ngo indirimbo ngomba kuyiha umwanya ikisanzura. Niko industry n'ibintu abantu berega bishyiriraho. Imana yaduhaye isanzure, ibintu byose bishobora kuba mu isi iyo ahatari umwaga ibintu, kuko buriya yanjye mbibona hari ukuntu ushobora kuba wumva, tuvuge hari indirimbo ushobora gusohora wowe wumva ko imeze gutya, ariko Imana iyo yabikubwiye haba hari umuntu iri bufashe. Ni nk'uko nko muri farumasi haba harimo imiti y'ubwoko bwinshi, ariko tuvuge nk'urugero niba urwaye umutwe, nibwo umenya agaciro ka paracetamol, Hedex n'ibindi, ariko haba hari indi miti nayo y'abandi bantu barwaye ukuntu. Uretse n'ibyo wenda ni mu buryo bw'abantu baba bafite intege nke mu rugendo, kuko na Kristo yavuze ngo mugende muhumurize abantu banjye. Hari indirimbo ukora ikaba ifite umuntu ihindurira ubuzima, noneho hakaba no mu gihe cy'ibyishimo ujya ahantu ugasanga hari imyenda y'amabara menshi, hari umwenda ureba ukavuga ngo uyu mwenda sinawambara kabisa.
ariko hakaba ari undi uvuga uti uyu mwenda ntawambaye. So muri art buri muntu wese ni urugingo. Art ni nk'iriya puzzle. Donc Imana yagiye itwuzuza uyu munsi kugira ngo umenye iki n'undi none twubake ya kingdom. Rero dukomeze ibyiza ntabwo bijya bibura aho biparika rwose ahubwo n'abandi bahanzi dukanguke twe icyo kintu sinzi uwagishyizeho cyo kumva ko umuhanzi ngo yasore indirimbo nyinshi niba Imana iziguha ukaba ufite zinyanyagize ko n'umuntu bafite hari igitebo cyuzuye ibishyimbo nkaswe inkuru nziza yuzuye ku mbuga nkoranyambaga ikuzura mu bana b'Imana ikuzura kera habagaho igitabo cy'indirimbo za 200 ugeze kuri 500 kiyozagira igitabo cy'indirimbo 5000. Abantu reka turirimbe, reka abantu bishime. Kimwe mu bintu bigaragaza yuko dufite Imana nuko tubaho ubuzima bwo kwishima. Rero bimpe ibyishimo, bimpe amahoro, rero nta zindi mbaraga, ni lifestyle. Ni lifestyle. Hari ibyo mbasharinga, hari ibyo mbasangiza nk'abana b'Imana duhuriye mu muryango umwe w'abana b'Imana. Hakaba n'ibyanjye biri personal. Buriya indirimbo nyinshi hari n'izidasohoka zanjye ziri personal. Amavideo ibyo byose nshimira Imana ko ibinshoboza. Ni ukuri dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Baba we uriba ibiba byabuze, ibiba byahiye, biba ari byinshi. Ariko ndashima Imana ko ijya ibinshoboza kandi ngashimira ko donc industry yacu yarakuze cyane, ministry yarakuze cyane. So bimwe iyo byanze aha ujya aha gutyo ni uguhozaho mpaka ibintu bifasha umurongo. Gusa so far so good. Dufite aba producers beza, abakora video, bakora nyine ubona bafite indangagaciro ku buryo mukorana neza. Ndabashimira cyane abakora neza kandi n'abandi baba bishakisha. Icyambere ni ugushyiraho umwete kugira ngo dukomeze twamamaze inkuru nziza, kandi natwe ubwacu itubera ubuzima, ntitube nk'ibyapa, ahubwo ya nkuru nziza itubera ubuzima. Rero video wenda kuba ziba nziza ni ibintu bitamvuna kuko nk'umu artiste ni ibintu biza. Hari igihe kenshi bakunda kumbaza ngo video yawe arahenze cyane, ngaseka natekereza ko kenshi aba ari ibintu mba mfite aho nemvanta. Iyo uri umu artiste ibintu Imana yashyize ku isi iguhishurirwa ikakwereka ko kiriya kibabi ushobora kugihinduramo, buriya budodo ushobora kuhinduramo, kiriya gitenge nyine n'ibyo. Ahubwo buriya igihenze buriya cyane ni abantu mukorana. Ni abantu mukorana. Ubu ngubu twebwe mu gihe cya Paulin urabizi igihe twe twakoraga byabaga ari passion, ari turi mu muryango umwe w'abana b'Imana. Ugasanga turaririmba, niba ari korali, niba uri umuhanzi, niba se ari abacuranzi, mwese murahuriza hamwe. Ariko ubu ni ifaranga ryabaye ifaranga. Ntabwo byoroshye kabisa kuvuga ngo wenda ngo urabona umuntu waza ngo ntabwo byoroshye. Ni amafaranga yabaye amafaranga kandi koko nibyo ubuzima baba bidusaba n'iki. Ariko ikintu nkundira Imana ni uko iyo ufite passion, ufite rya shyaka n'impamvu, bigenda bikuneshereza, bigenda bigucira inzira kubera ko uba ukora ibintu ukunda kandi byiza. Hanyuma alubumu namuritse ku itariki 31 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2024. Ni alubumu ya 9. Nise respect to God. Icyubahiro ni icy'Imana kuko Imana yaravuze ngo nta wundi muntu duhwanyije icyubahiro, ntawe. Uko byagenda kose icyubahiro yakisigiye itugira abana bayo kugira ngo tubashe kuyiramya, kuko nicyo kintu cyonyine Imana itabasha kwikorera. Imana ni nyembaraga, ni nyembabazi byose, ariko ntishobora kwiramya. Yaturemeye rero kuyiramya. Iyo tubikora rero irishima, iyo tuyishima, iyo tuvuga imbaraga zayo, iyo tuvuga gukomera, nibyo biryo by'Imana. Rero kubona mbikora kenshi mba numva ndi gusabana n'umubyeyi wanjye, ndi gusabana n'Imana yanjye, kuko niho
niho tubondingira kwa niho duciringira materime y'ubu nyine ukanagamo kugira ngo n'abajene babyumve ya kuririmbira Imana ni byiza ni byiza cyane. muri iki kiganiro kandi twasabye Tonzi ko yaduha ishusho ya konseri. Ino konseri yakoze alonshinga alubumu ye ya 9, alubumu yise Respect. Twamubajije ngo ino konseri igusigiye iyihe shusho cyangwa se wowe wayibonye mu iyihe shusho. Reka tumwumve. Ishusho ya konseri yanjye ni ibintu ntabasha gushyikira. Nyine mbona ko Imana niyo kwizerwa. Icyo bidusaba no kuyizera no kuyemerera ikadukoresha. Ni n'urwibutso rukomeye ku buzima bwanjye. Ni konseri yarimo ubwiza bw'Imana butangaje. Ikindi n'abasisitazi banjye twabanye muri iyi myaka 30 u Rwanda rumaze rwiyubaka, nk'abadamu bahagaze cyane muri gospel. Ni ibintu, ni coincidence. Nabishimiye Imana kuba nari kumwe na Liliane Kabaganza, umumama wagize impact cyane muri Kingdom, The Sisters, harimo Gabi, Aline, Fanny. Kubona twarahuriye kuri stage, Imana ikemera ko ntegura igitaramo kugira ngo tugirire neza. Twari hamwe, twari twishimye. Bana yanjye se nakubwira gute, hari ukuntu konseri ziba zirimo stress cyangwa twabaga turi kurya kunywa duseka. Ni nkuko bavuga ngo abakinnyi bari muri lokale, abaririmbyi twari twibere muri lokale dusenga duseka tunezerewe nyine. Ni kuko twari turi gukora ikimana yaturemeye gukora, kuyiha icyubahiro. Ni ibintu nawe ujye ubibona. Wari umunsi ugoye kuko Pasika hari ibintu byinshi. Nge rero nanategura iriya konseri nta nubwo nari nzi ko ari kuri Pasika, ariko birahurirana. Hari ibintu byinshi, ariko kugira ngo Imana iguha abakunzi, iguha abantu mufatanya, utegura ubone abantu, utegura ubone byose binarenze uko wabitekerezaga. Nishimwe rikomeye cyane. Nshimira abantu baguze alubumu yanjye ya Respect, kandi n'ubu baracyayigura. Nshimira abantu bansapotinze, banshyigikiye cyane, bakaza muri konseri, bakaza tukishima. Nshimira timu yose yamfashije, Alpha Entertainment ndetse na band ya Birashoboka. Mbese abakunzi banjye, abantu bose baje, umuryango wanjye, abanyamakuru, abana b'Imana. Sinzi ukuntu nabikubwira. Byansigiye urwibutso nyine rwo kuvuga ngo Imana niyo kwizerwa, niyo kwizerwa, niyo idushoboza, niyo guhihishurirwa. Wicaye, ntabwo natekerezaga ko nakora konseri muri kiriya gihe pe, ariko yeba wowe mbona hari ukuntu haza muri wowe hakazamo ihishurirwa, cyangwa se ukumva ibintu bibaye binini muri wowe. Umva buri ikintu kikubwira ikintu Imana iba ihagazeho, ni uburyo ikubwira ikintu kiri mu gihe kiguhinyuza, ukavuga Imana ngewe kuko nyuma yo kubyara nararwaye, ngira akayi gakabije. Urumva rero noneho muri cya gihe cyo kwivuza, muri cya gihe ndi gukora alubumu, muri cya gihe ngiye kumva no gukora konseri, navuga Imana oya nawe kameme ariko Imana kumbe yagiraga nyine ngo niba ariho yashaka kunyereka ko Imana iratangaje. Rero ni ukuvuga ngo ni ukuyemerera. Niyo yaguhamagara ngo uyikorere mu gihe wowe wumva udasobanukiwe, ujya uyemera kuko iba ifite impamvu. Uza abantu bakiriye muri ya konseri, indirimbo zongeye kumanuka, andi mahishurirwa. Imana sinzi ukuntu nabivuga, bwari ubwiza bw'Imana butangaje. Rero icyo yansigiye ni ukugirira Imana icyizere, kuko Imana niyo kwizerwa, irashoboye kandi niyo ishoboza. Iyo wumviye Imana kuko ariyo ishoboye, iragushoboza nawe ukabasha gushobora ibyo utakwishoboza. Nibyo navuga. Kandi noneho muri iki gihe biraryoshye ko dufite uburyo bwinshi butandukanye, izi mbuga nkoranyambaga. Mbese si yabaye umudugudu. Nshimira aba diaspora cyane bakurikiye igitaramo. Mana yanjye, amayero n'amadolari nayariyeho kabisa. Urumva ibyo bintu byose bituma abantu mukomeza kuba hamwe. Reba nk'ubu ngubu ukuntu turi kuvugana, urabyumva. Byari kuzadufata imyaka n'imyaka ko izi mbuga nkoranyambaga
inkuru irihuta, inkuru iramamara ikihuta. Ikindi ni uko dusigaye urakora, urabizi ko twagiye dukora amakonseri ukabura amafoto agashya, ugasanga konseri yose yabuze, ukajya ubwira abantu ngo nakoze konseri ngo muri 2000 na kangahe, nta n'agafoto, ukumva birababaje. Ariko uyu munsi ubasha kuba ufite rwa rwibutso wasangiza abantu. Nk'ubu ngubu ndi muri gahunda yo kugenda nshyiraho indirimbo zitandukanye, abahanzi ko bagiye baririmba, ibyo byose bikongera bikadufasha. N'ikindi bikanaguteza imbere. Mu rundi ruhande hari ivugabutumwa, ariko ivugabutumwa nanone rituma n'umuhanzi nawe nubwo bitaraba neza cyane, ariko dufite ama digital platforms ushobora gushyiraho bya bihangano, at least ukabona ko ayo mafaranga mu gihe kizaza uko abantu badushyigikira, byibura umuhanzi azajya aba full time minister mu muhamagaro, ariko no mu rugo akagira ikintu afasha, akabasha gutera imbere. Kuko nk'abahanzi bakoze mu gihe gishize, mana yanjye, umuntu yabaga afite izina rinini, ariko wareba ubuzima ugasanga ari hafi ya ntabwo. Kandi dukwiye gukorera Imana twuzuye, tudatukisha izina ry'Imana ngo uve hari ubwira abantu ukuntu Imana ikora ibitangaza, ukuntu Imana igize hamamara guhanura ukabwira umuntu ngo none se ngo ntagasenkisa aho. Iyo Mana ubwira abantu ko ishoboye, nayo yihamagare kuko ni data, nawe igushoboze ubeho neza, tube mu buzima bwuzuye. Erega nitwe bagenerwa bikorwa by'Imana yashyize ku isi. Imana se iranyima kubaho neza ngo ibihende ibihe biti se? Ni njyewe yaremeye ibyo biti ngo amatunda ariho nyarye, ni njyewe. Ntabwo nitwe dukwiye gucekinga tukavuga ngo ariko bipfira he? Gukorera Imana abantu bagakena, abantu bagasuzugurwa, umuntu akaza ejo bundi akagira gute, ugasanga umuhanzi yumva ko akeneye umuntu ugomba kuza no, twese turi abana b'Imana. Ikintu nkundira Imana, iyi Mana twese ngo turabaragwa. Ahubwo iyo ugize ibyago ugahura n'umuntu wagutanze kugusobanukirwa, akugira inkikize, aragukoresha. Ariko dukwiye mu muryango w'abana b'Imana ngo Kristo aba mu muryango w'abana b'Imana ngo nta mukene. Gukena ushaka gukena amahoro, ushaka gukena, ariko Imana ibyo byose irabifite. Urwo rwibutso rero rw'iyi konseri y'Imana twayihaye icyubahiro, yaturinze, yaduhaye ubuzima, yaduhaye igihugu cyiza gifite umutekano, yaduhaye kwiga, yaduhaye gukora indi mirimo, yaduhaye gutera imbere, yaduhaye, mana yanjye, yaduhaye kwaguka. Nibyo kandi byiza biracyaza. Hanyuma kandi Tonzi twamubajije ibigendanye n'indirimbo aherutse gukora ya Kabaganza, atubwira uburyo ino ndirimbo bayitekerejeho, uburyo yasohotse, ndetse n'igitekerezo aho cyavuye cyo gukora ino ndirimbo. Reka twumve Tonzi icyatubwira kuri ino ndirimbo. Muri iyi si hari ibintu byinshi biza bikatwita amazina atariyo, hakabaho ibigeragezo, ibintu byose biguca intege, ariko ujye wibuka izina Imana yakwise. Rero ko tubivuga biba bigari. Hanyuma kuko cyari igihe gito, ariko burya ahantu hari hishurirwa, umva twahise tuyikora. Umva ni indirimbo sinzi ko n'amasaha 3 twayamaze muri studio. Ikomeza iza, ndashimira producer Kamarade, nahise mpamagara na Lili, duhita tuyikora. Ni ya message nyine, ni indirimbo twise n'ubuhanuzi, ni nko kongera kwihanurira ngo Imana iranzi mu izina, kandi Imana inzi nk'umwihariko. Icyo kintu umwanzi ntakakikwibe, ko uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Rero ni indirimbo niyo uyireba ni ubuhanuzi, ni ukwishima kuko Imana yaduhaye izina rikomeye dukirizwamo, kandi ko tudakwiye kwemerera umwanzi kutwiba ibyiza Imana yatugeneye. Harimo ibintu bishobora kuza mu buzima bwawe. Ni na message y'ubuhanuzi ku muntu utubwira ubwoko bw'Imana, abana b'Imana. Hari abantu baba baruhijwe n'ibintu bitandukanye, ariko uri uw'agaciro. Ntukemere kwitwa, ntukemere gutsikamirwa, ntukabyemere, kuko mu bushobozi Imana ifite irimo kuguha ubuzima bwiza, irimo kugutsindishiriza. Ibyo byose rero ni indirimbo twakoze. Urumva rero ni imigisha yiyongera mu yindi. Ni n'indirimbo iri kuri channel yanjye Tonzi Official, yitwa, wandikamo Anzi mu izina, Tonzi Future Liliane Kabaganza.
ni indirimbo nziza cyane, indirimbo twa celebratingaga, kandi indirimbo nabonye ama message ari kuri telefone yanjye, ari ku mbuga nkoranyambaga, ari ngo Imana inzi mu izina, ukuvuga ngo n'iriya titre niko Imana yakomezaga iganza muri njye, anzi mu izina, ntakagire ikintu kiguhindurira izina Imana yakwise. Buriya hari n'andi n'ubundi butumwa bukubiye muri iryo jambo nzakomeza kugenda sharinga. Hari kugira Imana igutangaza mu buryo usabana nayo, ikaguhishurira ibintu bitandukanye. Buriya mu rugendo, wenda mbikubwiye gato, iyi ndirimbo nyituye umuntu wese, izina ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Ushaka gukora amakosa, ushaka gukora ibiki byose, ariko ntago bavuga ngo mbere yuko ikosa cyangwa se bafisha cyangwa se hari ukuntu bajyaga nko kuri banki umuntu yambuye, byigeze kubaho, bakavuga ngo liste y'ababihemu, ntago bandika amafaranga, bandika izina, urumva, ryawe, y'amazina. So amazina atariyo, amazina aguha brand, ntukabyemere ibintu biza mu buzima bije kukwica, ntukabyemerere, kuko muri wowe harimo ubwo bubasha. Ni anzi mu izina rero, ndayibatuye n'abatarayireba, mukomeze muyisangize ko n'ubuhanuzi. Ihanurire, nshimira na Liliane, nshimira na team yose twakoranye, Mock Vibes, Eliel Sando, Alpha Entertainment, n'abandi bose bagiye bamfasha, Life Lens Media, abo bose nyine tubana umunsi ku munsi kugira ngo ibihangano byanjye bigere bagereho bimeze neza. Arakoze cyane Tonzi, arakoze cyane. Twamubajije ku bijyanye n'abana be, ejo bundi bagaragaye muri concert baririmba, tumubaza niba hari umwana abona wakurikije cyangwa se uzakurikiza impano ye ku buryo azaba umuririmbyi ukomeye, ndetse n'izindi mpano abana be bafite. Reka twumve ko yatubwiye mu bana be. Mu bana banjye haba hakiri kare kugira ngo wenda umenye, kuko umenye ngo umwana ngo kariyeri ni iyi, kuko umwana abafite abagikura bafite byinshi ariko ari kubona, ari kwiga. Ariko ngira no muri concert mwarababonye ko twaririmbanye, barabikunda, kuko mu rugo dukunda kugira umwanya wo kuririmba, gusenga, gusabana, nyine tugatera amaburage, buri mwana wese agahabwa, tukamuha umwanya nyine akagaragaza impano. Ariko cyane cyane iyo kuririmba, umukuru arabikunda cyane, akunda no kunyimita. Hari ukuntu ngira gutya ngasanga yafashe nk'amafurari cyangwa se ibintu yavanyemo umwenda, ukuntu nkatangara. Hari ibintu aboha ku myaka ye, nyine ukabona ko afite art isohoka akiri mutoya, gukora amapoeme, ibyo bintu byose. Umukurikira we akunda kubyina cyane cyane ikinyarwanda. Rero umukuru birashoboka. Igitangaje rero umutoya we kuririmba n'ubuzima bwe, sinzi ukuntu nabikubwira. Agenda aririmba, hari akarimbo, afata indirimbo vuba. Hari indirimbo azi ku mwaka umwe n'amezi, ubu ngubu afite 7, aririmba rwose ukumva birakurikiranye, ku buryo n'indirimbo aririmba akabazi n'uko bayisoza. So ni ukuvuga ngo rero ni rya jambo rivuga ngo menyereza umwana ngo inzira akwiye kunyuramo ngo azarinda asaza. Nta kintu cyiza nko gutoza abana kuririmbira Imana, kuba mu bintu byiza. Kandi ikindi, gutoza abana kwishima mu muryango, kwishimira abandi, kwishima. Ibyo byose rero ntekereza ko ni ubuntu bw'Imana. Tubigerageze, tubiharanire, isi ntikatwiba amahoro, kandi dufite Imana nk'umwami n'umukiza wacu, isi ntukadutsikamire. Ibigeragezo birahari, ariko ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ndabibatuye rero iyo ndirimbo, kandi hari umurage, hari abana bagenda bagaragaza impano zitandukanye. Turizera ko ntacyo tuzabura mu bwami bw'Imana. Reka rero mbashimire mwese aho muri atandukanye, abo twabonye muri kino kiganiro na Tonzi. Mbashimire, mugire umunsi mwiza. Bye bye.